ndagushimiye here paya siedra heni wiri takua zenemene kontre heyi wiri staya simini yase do bini staya gidevo heni wiri takua jesimini kontre no pere siedra lelevo aya siedra ni tayo aya sika jesimini kontre redota hele bini fobra ni tayo aya siri turagushimiye kuko urubera kandi turagushimiye kuko hari abantu benshi ukuriyeho impfu z'impanuka uhabwe icyubahiro kuri iyi nshuro uwiteka aragukijije niko avuze kuko ubwo buzimba barakubaga ejo hakaza mu bundi barakubaga ejo hakaza mu bundi ngo iyi ni inshuro ya gatatu wari ukorewe iyo operasiyo ariko imana iravuze ngo tayi wiri staya beautiful bra ukuboko kw'imana kuragukijije imana ishimwe taya zimini ya sadre heni wiri taya zimini kide aroje zimini kontrere dota reta ya kuwa ya someni ya sadre mwami Yesu tutaya wiri sire reta ya zemene kide vodrai heri wiri staya beautiful bra kandi Imana y'imbaraga ivuganye nawe wa musore we ngo dore ukoze impanuka kandi impanuka umaze iminsi ukoze ngo iguteye ubwoba kuko urimo wumva amajwi akubwira ngo urupfu rurakwegereye aho uryamye ku bitaro ariko Imana ivuganye nawe ngo niyikubyukije kuri icyo gitanda cy'uburwayi Imana yungayunze amagufwa yawe dore marayika w'umwami Imana haje kugushyiramo imitsi n'imisokoro muri ayo magufwa ndetse n'iyo mitsi yatanye Uwiteka agiye gucayura agiye kongera kurobanura abakozi yongera amenye abakozi nyabakozi Uwiteka agiye gutoranya ngo ariko Uwiteka ntabwo atarenganya ngo azaha umugisha umuntu wese ukwiye ngo kuko ni igihe Uwiteka aje gutabara abantu bamaze igihe bamuhamagara numvaga babaye umuha umunezero uwumvaga atishimye iki ni igihe cyo kwishima ku buzima bwe kandi imbaraga z'Imana zerekeza iki kiganiro kugira ngo ucyumvise wese ahabwe umugisha n'Imana kandi kigira imbaraga mu mitima y'abantu bawe kuruta uko jyewe nabasha kubivuga. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu nanone turagushimye uko iminsi yacu wayongereye izina ryawe nirihabwe icyubahiro ushimiye ko ugomeje kuturinda twe twese ndetse n'abakurikiranye izi cano bakunze ijambo ry'Imana ugomeje kubarinda izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero ndagushimiye ko wemeye ko ngaruka kuri izi kamera icyubahiro n'ikibi cyawe ngaho nyemera udushyigikire cyane mu buryo bwose kandi udushyigikize imbaraga zawe kugira ngo ijambo ryawe rigere kure hashoboka abo ushaka guhindura ubahinduje ijambo ryawe ubikoreshe ubutware bwawe kandi natwe ubwacu udushyigikize imbaraga zawe kugira ngo umwuka wera arusheho kutuyobora mu byo udukoresha bya buri munsi. Urakoze kuko ugiye kubana natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu amen. Ego bakunzi bacu turabashimiye Imana ibahe umugisha ni Joseline nk'uko bisanzwe uyu munsi n'ubundi mbazaniye ubutumwa Imana impaye nakabaye ntegereza nkabanza ngakira gripe ariko kubera Imana ntabwo bikunda kubera ko nubwo umuntu w'inyuma we arushaho kunanirwa ariko umuntu w'imbere arushaho gukomera. Imana ishimwe amen. Nk'uko bisanzwe rero mbere y'uko nza kuri izi kamera mba nabanje gusenga Imana ikampa ubutumwa butandukanye. Murabizi abakunzi bacu tumaranye iminsi ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkaba n'umuhanuzi. Imana rero iyo nyigiriyeho umugisha hari ibyinyereka Imana yongeye kubantumaho. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo ari igihe abantu bakwiriye kurangara ahubwo ni igihe abantu bakwiriye gusengera amasezerano bahawe n'Imana. Ikindi ni igihe abantu bakwiriye kongera kwibuka ibihe byo gusenga no kwiyiriza ubusa ngo kugira ngo aya masezerano twahawe cyangwa mwahawe mwongere muyavomerere mwongere muyabagarire mwongere muyuhire kugira ngo Imana ize yongere yibuke ibyo mwavuganye nayo Imana ibisohoza. Muri uku kwezi kwa mbere kwa 2024 ni ukwezi kukiri mu matariki yo hasi cyane
ariko ni ukwezi Imana irimo irakoramo imirimo n'ibitangaza bikomeye. Benshi muri mwe hari byinshi Imana imaze kubarenza by'impanuka ndetse n'ibyago n'amakuba muri iyi minsi. Nanjye ubari imbere hari byinshi Imana imaze iminsi ndinda muri iyi minsi, kuko Satani nawe ubwe iyo abizi neza yamaze kubibona ko turi mu mwaka mushyashya agaba ibitero bigiye bitandukanye, ariko Imana ivuganye nawe ngo imbaraga zose Satani arimo arakoresha hari imbaraga y'Imana ikurwanirira. Imana ishimwe. Amen. Nanone kandi Imana ivuganye nawe ngo ni igihe muri uku kwezi kwa mbere gutangira umwaka wa 2024, ni igihe Imana yibutse isezerano, ni igihe Imana yibutse icyo yavuganye nawe. Nubwo wari ugeze mu gihe wibaza ngo mbese yavuganye nanjye ngo meze nyitegereze, ese ibyo yambwiye izabikora ko mbona itinze, watangiye kwibaza kuba biguhanuriye nabi Imana yabicishijemo, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire niyo yavuganye nawe. Umva uko yavuganye nawe, yagiye kubwira mu nzira zose zitandukanye izanyuramo, warayitegereje ntiwayibona. Ahari birashoboka ko imyaka ishize ari myinshi utabona ibyo Imana yakubwiye, ariko 2024 Imana ivuganye nawe ngo ni igihe Imana ije gusohoza ibyo yavuze. Amen. Imana ishimwe. Nkunda guhanura mu ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana ndarikunda cyane, kandi namwe murikunde, kuko ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi burimo imbaraga cyane, kandi ni ijambo riduha ubuzima. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko niho tugiye gusoma. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya mbere, turasoma ku murongo waho wa 78 tugeze ku murongo wa 80. Imana ishimwe. Muraza kumbabarira cyane kubwijwi muri bwumve ritameze neza, icyo nzi cyo Imana yagambiriye kubabwira muri bucyumva. Amen. 78 haravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Aya magambo y'Imana araryoshe kandi arimo n'imbaraga zikomeye. Nababwiye ngo ndi umuhanuzi, murabizi tumaranye iminsi, ariko ntabwo ari byo nirata, ndarata Kristo wanyemeye. Imana ishimwe, kubera ko iyo atanyemera ntago aba yaranyemereye umurimo, kuko nawe ufite uburyo Kristo yakwemeyemo n'uburyo yaguhamagayemo, ariko icyo mpamya ni uko twese bituzanira ibyiza no kuzaguma kuri uyu mwami wacu ntitumuveho. Imana ishimwe. Amen. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere, amagambo tumaze gusoma araryoshye cyane. Iyo usomye umutwe w'amagambo muri 67 haravuga ngo indirimbo ya Zakariya. Imana ishimwe. Ngo iyi ni indirimbo Zakariya yaririmbye amaze kunezezwa n'Imana mu buryo bukomeye, amaze kunezezwa n'Imana mu buryo budasanzwe, ngo ayiririmbishwa n'ibyishimo. Tubyibuka ko Zakariya yari yarahuye n'ikibazo gikomeye cyo gutinda kuzara, kandi Imana yaravuganye nawe. Amen. Imana ivugana nawe mu buryo butandukanye, ica mu bahanuzi, ica mu ijambo ryayo, mbese ituma abantu ibintu bitandukanye, ariko Imana ikajya imubwira ko izamugirira neza, ko Elizabeth azabyara. Ngo ariko arabitegereza arinda agera mu zabukuru. Imana idufasha cyane. Umaze imyaka myinshi utegereje isezerano, umaze imyaka myinshi waravuganye n'Imana. Imana yakubwiye ko izaguha urubyaro, ikubwira ko izagutuza, ikubwira ko izaguha akazi, yakubwiye ibintu byinshi izagukorera. Ndagira ngo mvugane nawe kuri aya masaha ngo Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa, naho wowe ubona ko igihe kirenze, ukaba wowe ubyitegereza ukabona ugeze mu zabukuru nk'izo Zakariya na Elizabeth bari bagezemo, ngo bibwira ko umugambi w'Imana utagisohoye. Uwiteka avuganye nawe ngo nta myaka ibaho yabuze umugambi w'Imana gusohora, ndetse nta n'ahantu na hamwe
ushobora kugera hatuma umugambi w'Imana utahagusanga ngo kubera igisubizo. Amen. Imana ishimwe. Ngo igisubizo cy'Imana kiza kuri Elizabeth ngo ageze mu zabukuru ndetse yari yaracuze, ngo kubera ko cyari igihe abantu bose batangiye kwisubiramo bavuga ati ubuhanuzi twahanuye ni ubw'ubusa, ahari Imana yaradushutse twemera gushukika nk'uko Yeremiya yabivuze, ariko kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iyo usomye 37 kuri iki gice cya mbere haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Wasoma 45 haravuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana byose bizasohora. Imana ishimwe. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere tuza, ahubwo wowe ubwira Imana ngo nibutse ko wowe wibutse Elizabeth ukamwibuka yaracuze atarakibasha kubyara, n'abantu n'abaganga batakwemeza ko yabyara, akabyara mu bintu bigaragara nk'ibidashoboka, ubasha no kunsoreza isezerano. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Ngo Zakariya yari umutambyi, ngo barabatambye, ngo ajya gutamba, igihe arimo aratamba ngo marayika mubonekera aturutse iburyo bw'igitambiro bwaho ari gutambira igitambiro cy'Uwiteka, ngo aramubwira ngo dore ugiye kubyara, amubwira uburyo azabyaramo Yohana. Imana idufashe cyane, ngo ntiyigeze abyizera kuko yumvaga bitanashoboka. Ngo ageze mu rugo iwe abibwira Elizabeth, ngo Elizabeth nawe ntiyigeze abyemera nk'ibyaba, arangije aravuga ngo icyakora cyo umuntu wese uzabyumva azaseka ndetse azishimana nanjye. Imana ishimwe. Ni igihe cyo kwishimana nawe wowe udukurikiye, ni igihe kigeze ngo umuntu uzabyumva ibintu Uwiteka agiye kugukorera cyangwa ibintu Uwiteka akoze uyu mwanya ngo bitume bishimana nawe. Bamaze igihe baraguhaye akato, kuguha akato nta kindi, barimo baravuga ati igihe Imana yavuganiye nawe ubundi kwita bisohoza. Kenshi abarakore bakunda guhura n'ibyo bigeragezo byo kuvuga ngo Imana yabo itinda gusubiza, ariko ndagira ngo mvugane nawe wowe udukurikiye ukurikiranye iki kiganiro, wumve ko nta hantu kuri Imana itagukura, nta n'icyo Imana yavuze itazasohoza, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana idufashe cyane. Ngo Zakariya yagomeje kurindira Imana, ariko ngo muri uko kwirindira agira gushidikanya cyane. Marayika yongera kumugarukaho aramubwira ati kubera ko ibi bintu utari kubyizera, nkaba mbona ibi bintu utabifata nk'uko njye mbikubwira kandi mbitumwe n'Imana, uzagobwa ururimi. Imana idufashe cyane. Uzagobwa ururimi kugeza ubwo uyu mwana azavuka utabasha kuvuga, uca amarenga, kugira ngo umunsi ururimi rwagobodotse, niko Bibiliya ivuga, nawe uzishime, abantu bamenye ko ari igitangaza Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko ari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe icyo yavuze ku muntu. Nanone kandi Imana ishimwe ko icyo yakuvuze ije kugisohoza, kandi Imana ishimwe ko umugambi wayo utagenda ku bato gusa ngo abakuru uwo mugambi ubihorere. Imana ishimwe ko aho uri hose Imana ikureba kandi ifite n'ubutware bwo kukurwanaho. Imana ishimwe. Ngo Zakariya agumana n'Imana ariko atavuga, aca amarenga, ngo kugira ibi byemezwe ko ari Imana yavuganye nawe, ngo marayika Gaburiyeli ngo abonekera umukobwa witwa Mariya, ngo ari yaranasabwe, ngo asabwa rwose yizeye ko agiye gushingirwa, ariko atazi ibitangaza Imana igiye kumukoresha. Birashoboka ko ahantu uri utazi igitangaza Imana igiye kuhagukoreshereza, ndetse birashoboka ko intambara urimo wibwira ko ari zo kugwamo cyangwa ari zo zizakwica, ariko Imana ivuganye nawe ngo ntabwo ari igihe izo ntambara ugiye kuzigwamo, ahubwo Imana irashaka impamvu muri izo ntambara. Impamvu Imana ishaka niyo kugusubiza. Imana ishimwe. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Bacamanza ibice byaho 14 umurongo waho wa 4, umva uko havuga. Haravuga ngo nuko se na nyina ngo ntibamenya ko Imana ishaka impamvu mu Bafilisitiya, ngo kuko Samusoni yarabasabye ko bamusabira umukobwa w'Umufilisitiyakazi. Baramubwira ati niki gituma ushaka umukobwa w'Umufilisitiyakazi mwaba abanyamahanga batatse, ngo muri bene wanyu mu Bisiraheli nta mugeni urimo, ngo ariko ntibamenya ko Imana ishaka impamvu. Haleluya. Imana igishaka impamvu
ikayishaka kugeza ubwo ikigambiriye ikigeraho. Birashoboka ko uri mu kigeragezo gikomeye, ariko ari impamvu yo kugutabara kw'Imana. Amen. Birashoboka ko intambara urimo ubona ko zikugoye, wanazigwamo, ariko Imana ivuganye nawe ngo ni impamvu yo kugira ngo Imana igutabare. Imana ishimwe. Icyo Imana ishaka ica mu nzira zose twebwe tubona ko zitugoye, ariko zikaba inzira z'igisubizo mu mpamvu z'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ngo Zakariya aguma kuba ikiragi akajya aca amarenga, ngo ariko Elizabeth aratwita kubera ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iri jambo Imana ivuze ngo risanga n'igipfamatwi kitumva, umuntu ufite ubumuga bwo kutumva, ngo iri jambo rimugeraho rikabasha kumuhindurira ubuzima. Jambo ry'Imana ku muntu wese urikurikiye kandi urikunda ribasha guhindura ubuzima bwa buri munsi, mibereho idafatika igahinduka ifatika. Imana ishimwe. Ibintu bitemeraga bikemera, ubuzima bumaze igihe bwarakunaniye kubw'uburwayi ndetse n'intambara, ijambo Imana ivuze riguhesha ubuzima. Imana ishimwe. Ngo Zakariya anezezwa n'Imana mu mutima. Uyu munsi yanezejwe n'Imana kubera iki? Ngo uyu Mariya, ngo marayika aramubwira ati dore ugiye gusama inda kandi uzabyaramo Mesiya cyangwa se umukiza uzakiza isi. Ngo Mariya aramubwira ati ese ibyo bishoboka gute ntabonanye n'umugabo? Aramubwira ati marayika w'Umwami Imana azakuzaho kandi namara kukuzaho uzabyara. Nubwo utababonanye n'umugabo uzabyara, kandi uwo mwana ni Mesiya, niwe uzakiza isi, niwe uzaba umucunguzi w'abantu. Arangije amusubiza ijambo rikomeye, ari ryo ngira ngo nawe muri uyu mwaka 2024 urikoreshe rigufasha. Imana itugirire neza. Aramubwira ngo dore ndi umuja w'Umwami Imana, ibyo uvuze bingirirweho. Haleluya. Ibintu Imana ivuze nawe ari byo bikugirirwa. Twebwe turabaza ndetse n'abagaragu b'Umwami Imana, kuko ntacyo twakibashiriza nta n'icyo washobora. Imana idufasha cyane. Ahubwo ibyo Imana ivuganye nawe nshuti yanjye bikugirirweho, ibyo Imana ishaka kuri wowe aba ari byo bisohora, kuko Imana yarabishatse kuri Mariya. Mariya asama kandi atabonanye n'umugabo, nicyo gituma ngo marayika yamuhaye ikimenyetso gikomeye, aramubwira ati dore mwene wanyu Elizabeth wo mu gihugu cy'Urukiga, ubu rwose nubwo ari wa wundi muzi uri mu zabukuru, afite inda y'amezi 6. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo iyi nda ntabwo Mariya yarayizi, ngo ahubwo ahita afata icyemezo cyo kwihuta ajya gusura Elizabeth, ngo agiye kumusura ngo bakiramukanya bahoberanye gusa. Imana idufashe cyane. Sezerano ry'Imana ku buzima bwawe iraririnda, no mu gihe abantu batabizi ko ririho, Imana iribungabungira umutekano. Imana ishimwe. Mu gihe abantu bazi ko ntacyo uzabasha, Imana igufata nk'ubashije. Mu gihe abantu bazi ko ntacyo ushoboye, Imana igufata nk'ushoboye. Imana itugirire neza cyane. Ngo bakiramukanya abana bisimbaguritsa mu nda, ngo Elizabeth ahita yuzura umwuka wera arahanura, aravuga ngo mu bagore bose ndahirwa kuko nsuwe na nyina w'umukiza agira iyerekwa ko Mariya atwite. Bishatse kuvuga ngo Imana ikivuga iba yamaze gukora. Marayika yageze kuri Mariya ajya kumubwira ko azasama inda, yari yamaze kugeramo kare. Imana ibivuga yabikoze. Niyo mpamvu kenshi kubwira ngo ngukuyeho urupfu, kibaza atari koko ntigeze ndwara, urupfu rwavuyeho ryari. Imana ibikubwira nk'amatangazo, iba yamaze gukora ikigomba gukora. Amen. Imana ibikubwira kugira ngo umenye intambara yarwanye uko zanganaga, kugira ngo umenye ubutware bwayo uko bungana, ariko iba yamaze kubidukorera kera twebwe tutabizi. Imana ishimwe cyane. Reka twihute. Niho twasomye ngo indirimbo ya Zakariya, ngo igihe kiragera Elizabeth arabyara. Nuko tutabijyamo cyane, ariko aya magambo ni meza, kandi aya magambo y'Imana arimo uburyohe, arimo message yawe. Nkundira wumve iri jambo Imana ikuntumyeho. Imana idufashe cyane. Bibiliya iravuga ngo Mariya yamaze amezi 3 aba kwa Elizabeth. Ngo ari ngo igihe kiza kugera amezi 3 arangiye aragenda, Elizabeth nawe aza kwitegura arabyara. Ngo igihe yabyaye babaza Zakariya. Haleluya. Hari ibintu batarakubaza bagiye kukubaza kuko Imana yakugarutseho.
hari ibintu bataravuga bagiye kuvuga kuko Imana izanye igisubizo ku buzima bwawe. Hari ahantu uri kugera ugaca amarenga kuko nta gisubizo urabona. Impamvu urimo uraca amarenga nuko ntufite icyo wisobanura imbere y'abakubaza. Bundi barakubaza ngo Imana yawe iri he, urababwira ko iri hehe. Ariko ubwo Imana igiye kwiyerekana ikakwiyereka nk'uko yiyeretse Zakariya, Imana ishimwe, nawe ugiye kubona icyo kubabwira, nawe ugiye kubona icyo kubabwira kuko nta jambo wari ufite mu miryango, nta jambo wari ufite mu bo mubana, nta jambo ufite ku mugore, nta jambo ufite ku mwana wabyaye, nta jambo ufite kuri uyu mugabo mwashakanye. Ariko Imana ivuganye nawe ngo mu gihe Imana izanye igisubizo, mu gihe igitangaza kibonetse, nawe ubonye ijambo ku byari byaragufasheho ijambo. Ngo Zakariya baramubaza ati umwana turamwita nde? Mariya we yari yamaze kuvuga, aravuga ati umwana yitwa Yohana. Baravuga ati ariko mu muryango wose ko nta n'umuntu witwa gutya, Mariya iri zina rikuye. Baravuga ati reka tubaze umugabo, ahari wenda abagore ntibazi kwita amazina. Ndashima Yesu utwita amazina y'icyo tuzabaca abantu batarakimenya. Imana ishimwe. Nawe ujye ushima Yesu umubwire ngo nubwo byagenze kuri icyo wagambiriye kuri njyewe ndakireba. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo Zakariya ngo bari bazi ko n'ubundi agiye guca amarenga cyangwa agakoresha inyandiko, ngo nibyo yarasigaye akoresha. Ariko kuko isezerano ryari ryasohoye, guca amarenga birarangira. Imana ishimwe cyane. Guca amarenga birangiye, arababwira ati nanjye uwo mwana aritwa Yohana. Imana yari yarabibabwiye. Hari ijambo Imana yavuganye nawe, ntufite kuribabwira kuko ntibakumva, nta nubwo babiha agaciro. Ariko ubwo Imana yakubwiye ko uhiriwe, kakubwira ko igiye kukugirira neza, abantu ntibabyemere. Imana ikugiriye neza, niyo mpamvu uzavuga iyo neza y'Imana tukayemera, kuko ari igihe Imana izaba ibisohorejemo. Imana ishimwe. Ngo Zakariya arangije aravuga ngo uwo mwana yitwa Yohana. Zakariya ngo abonye uwo munezero Imana imuhaye. Haleluya. Niyo mpamvu umuririmbyi w'150 mu ndirimbo zo gushimisha adanezeza cyane, adashimisha ngo nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye. Haleluya. Ngo nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye, ngo niyo nyobye nkamushavuza. Imana itugirire neza, ntareka kunkunda ndakwiriye, ngo kandi arankunda ndabizi neza, ngo nanjye ndamukunda ndamushima. Nobere siredra heniwiritaya ziminiyase. Imana ishimwe, ishimire ko Yesu agukunda nubwo udakwiriye wa mubyeyi we, nubwo udakwiriye wa mupapa we, ntabwo wari ukwiriye wa mwana muto we, ariko ishimire urwo rukundo rwa Yesu nubwo utari ukwiriye. Yesu yagukunze urukundo rukomeye, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Heni paya siredra. Imana ishimwe kugira ngo umuntu umwizera wese atarimuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho iteka. Imana ishimwe. Ngo Zakariya abonye igitangaza cy'Imana. Ayiwe data we, ngo ntabwo uzi kuririmba, nuko igitangaza wari utarakibona. Ngo ntabwo washobora gusirimba, wari ufite umubabaro utakwemerera gusirimba. Ariko Imana ishimwe ko igukora igitangaza kiguhagurutsa mu gahinda. Haleluya. Imana ishimwe ko ikwishyuriye imyenda. Kandi Imana ishimwe ko ikunejeje umunezero utuma uyihamya no mu batayizi. Imana ishimwe ko ikubereye igisubizo aho wabonaga ko byanze. Imana ishimwe. Ngo Zakariya anezezwa n'Imana mu mutima we, arangije ngo araririmba. Oh haleluya. Imana ishimwe. Uwari ikirabye cyangwa uwari ufite ubumuga bwo kutavuga, ahita yuzura ibihimbano by'umwuka. Haleluya. Ngo aririmba amagambo y'ubwenge akomeye. Umva uko twasomye, havuze 78 haravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ifite. Haleluya. Ngo uyu mutima w'imbabazi Imana yawe ifite, uyu mutima w'imbabazi Imana igufitiye, ngo iyi Imana yacu cyangwa yawe, ngo niwe uzatuma umuseke
umuseke ugutambikira. Haleluya. Uyu museke ngo uzaba uvuye mu ijuru, niko Bibiliya itubwiye. Uyu museke ntabwo uvuye kwa nko wawe kuko bo baragerageje barananirwa barakureka. Uyu museke ntabwo ari anti ubikoze. Haleluya. Ndabona kubwira abantu ngo ntabwo Imana yakora ikosa ryo gukora ikintu kizitirirwa umuntu. Ntabwo yabikora. Ntiyakora ikosa ryo kuguha akazi kuko ufite ababikugiriyemo. Oya, irabanza ikabareka bakarwana, bakagerageza bagashyiramo imbaraga zabo ngo bakwereke ko bakwitayeho. Igihe bose bananiwe, Imana igakora ikiyitirirwa. Haleluya. Imana igakora ikintu kiyitirirwa, igakora igitangaza kiyitirirwa. Batari buze kuvuga ati nyine nuko afite abamusunitse. Oya, baragusunitse biranga, ariko kubw'umutima w'imbabazi Imana igufitiye. Haleluya. Ngo niwe ugiye gutuma umuseke ugutambikira. Imana ishimwe. Ngo kandi uyu museke uzaba uvuye mu ijuru. Ntabwo uvuye mu miryango ikomeye twavutsemo, ntabwo uvuye mu mashuri twize kubera ko hari n'abayize, ariko uwo museke ntibarawubona. Ariko hashimwe Yesu ugiye guha agaciro ijambo yavuganye natwe. Amen. Imana ishimwe. 79 haravuga ngo akamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Imana ishimwe cyane. Ngo uyu museke w'Imana uje nshuti yanjye ugiye kukumurikira hahandi mu mwijima w'agahindurimo, muri wa mubabara abantu batakwitayeho, hahandi urarurira amashuka utambike hora akanya izina rya Yesu, hahandi udafite umuntu ukubwira ngo pose, nta miryango ikuri hafi barakwanze, ahantu uri nta n'uwo wabwira ngo ndaburaye nabuze icyo kurya, ntawe ufite wo kubwira ati nambaye ubusa. Ariko ngo uyu museke w'Imana utambitse uvuye mu ijuru, umva ijambo uvuganye nawe ngo uzakumurikira wewe wari wicaye mu mwijima w'ibigeragezo, uje kukumurikira wewe wari wicaye mu mwijima w'icuraburindi. Kandi ngo uyu museke w'Imana cyangwa uyu muco w'Imana ukumurikiye ngo ntabwo ukanzwa n'ibyo abantu bakoze. Haleluya. Ntabwo uyu museke ukangwa n'amaboko y'abantu, ahubwo amaboko y'Imana ari hejuru y'imbaraga zose zakurwanisha. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo ni uzatuma umuseke ugutambikira, ngo kandi ukayobora ngo n'ibirenge byawe. Haleluya. Iyo museke ngo uzayobora intambwe zawe. Uyu museke ugiye kukuyobora mu buzima bwa buri munsi. Uyu museke ugiye kukuyobora mu kazi ukora. Uyu museke ugiye kukuyobora mu kurera urubyaro. Bana bari bakunaniye, ariko umutima w'imbabazi Imana ifite vuganye nawe ngo ni igihe Uwiteka aje kubakuyobora. Hala binistai gide vodra. Imana y'amahoro ivuganye nawe ngo ni igihe igiye kubasura, kandi aba bana igiye kubasura kubera umutima w'imbabazi Imana ifite. Uyu mutima w'imbabazi udahari twamera nk'abandi bose. Umutima w'imbabazi w'Imana udahari, ibi twasamiye byatumira bunguri, byatumira tukiri bazima. Ni ku ijambo ry'Imana ryambwiye muri Saburi ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, igihe ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ntibari kurindira ko dushira mu mwuka. Uwiteka ashimwe utaratugize umuhigo w'abanzi bacu. Izina ry'Imana yacu nirishirwe hejuru. Ngo niyizamurikira intambwe z'ibirenge byawe kubw'umutima w'imbabazi Imana igufitiye. Intambwe z'ibirenge byawe zigiye kumurikirwa n'Imana. Intambwe z'ibirenge byawe zigiye kumurikirwa n'ukuboko kwisumba byose. Reka dusoze muri 80, murongo wa 80 haravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu mwana ni Yohana wakuze, akura yarabonetse Imana yavuze ibintu Imana yavuganye nawe. Ngo yakuriye mu butayu, niko Bibiliya itubwiye. Kuba uri mu butayu ntibikwiye ko Imana yavuganye nawe. Intambara urimo uhura nazo ntibikuyeho icyo Imana yakuvuzeho, ahubwo umva ikintu Imana ivuze. Uwo mwana ntabwo apfuye, kandi uwo mwana ntabwo abaye ingwingiri, ngo ahubwo uyu mwana arakura. Amina. Haleluya. Ngo agwize icyo bita imbaraga z'umutima. Haleluya. Izi mbaraga z'umutima ngo amaze kuzigwiza, ntabwo yapfiriye mu butayu, nta nubwo ibimuhiga byamugezeho, ibimugenza ntibyamugenza uko byarishakaga. Imana ishimwe. Ahubwo ngo uyu mwana agwije imbaraga. Haleluya. Imana ikugwiriza imbaraga mu izina rya Yesu.
Imana itugwiriza imbaraga mu izina rya Yesu. Ngo kuko uyu mwana yagwisha imbaraga azigwiza ari mu butayu, ngo kugeza igihe izi mbaraga z'umutima zamufashije. Gwiza imbaraga z'umutima wa mupapa we, gwiza imbaraga z'umutima wa mubyeyi we, wa musore n'umukobwa we, gwiza imbaraga z'umutima. Niwe ibiguhiga bitazagushobora, nugwiza izi imbaraga z'umutima abakugenza ntibazakubasha. Haleluya. Nugwiza imbaraga z'umutima uburwayi ntibukikwishe, kuko imbaraga z'umutima zituma wizera ko ibyo wabwiwe n'umwami Imana byose bizasohora. Imana ishimwe. Ngo kugeza igihe Yohana yerekaniwe mu Bisiraheli, ngo arerekanwa yarakuriye mu butayu. Oh haleluya. Bishatse kuvuga ngo gukurira mu butayu ntibikuraho kwerekanwa. Gukurira mu butayu ntibihanagura umugambi Imana ifite. Gukurira mu butayu ntibigusubiza inyuma ngo icyo Imana yagambiriye we kukigeraho. Bizashoboka ko batinda mu butayu, ariko umunsi wo kwerekanwa gushizwaho n'Imana ku buzima bwawe. Uyu munsi ngo ni umunsi wo kwerekanwa mu Bisiraheli, ntabwo ari kwerekanwa kiri kugwiza imbaraga. Haleluya. Mpamvu utari waratwikuruwe ngo babimenye, ngo bamenye ko hari icyo Uwiteka yakoze ku buzima bwawe, wari ukiri kugwirizwa imbaraga z'umutima. Haleluya. Izi imbaraga z'umutima utazifite, hari ibintu byakwica bikakumara mu mwuka. Izi imbaraga z'umutima utazifite, wasohoka mu itorero urimo kavuga atahari reka mpunge benjiye, ariko ntabwo ariko bimeze. Imbaraga z'umutima zikugumisha no mu itorero kavuga ati ndabizi neza kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Imana ishimwe. Ntabwo wabura amahoro, umwami Yesu agukunda. Umwami Yesu agukunda uri amahoro, kugeza igihe ugiye kwerekanirwa mu Bisiraheli imbaraga z'umutima zimaze kugwira muri wowe. Nicyo gitumye umwami Imana aje. Imana ishimwe. Amen. N'igihe ugiye kuririmba indirimbo nk'izo Zakariya yaririmbye 2024, Zakariya nabwo arazi ko amezi 9 yashira umugore atwite. Zakariya hari ikibazo ufite ubu wicaye uri muri iki kiganiro, ufite ikibazo cyo mu nda, taya bini style gide vodre, ariko Uwiteka afashe imbaraga z'ubutware bwe ngo arahagurutse aje kugukorera operation muri iyo nda. Niko Imana ivuganye nande. Heni wiri taya siminiase ze boboria ze kide do taya henesta bini for brand taya yasire. Dore ngo masigihe sinini ukorerwa operation kwa muganga, gwiyini inshuro ya gatatu, ariko Imana ivuganye nawe ngo ishizeho iherezo. Letele bini style gide vodra, kandi ukuboko kw'Imana kuvuganye nawe ngo nijye Uwiteka ashizeho iherezo. Kuri iyi nshuro Uwiteka aragukijije, niko avuze, kuko ubwo bubyimba barakubaga ejo hakaza mu bundi, barakubaga ejo hakaza mu bundi. Ngo iyi ni inshuro ya gatatu wari ukorewe iyo operation, ariko Imana iravuze ngo tayi will style being for blood. Ukuboko kw'Imana kuragukijije. Imana ishimwe. Lota yasimini yasadre heni will taya simini kide aroje simini kontrere dota reta yakuwa yasomeni yasadre mwami Yesu tutaya wirisire reta yasemene kide vodrai heri wiristaya bifobrada. Kandi Imana y'imbaraga ivuganye nawe wa musore we ngo dore ukoze impanuka, kandi impanuka umaze iminsi ukoze ngo iguteye ubwoba kuko urimo wumva amajwi akubwira ngo urupfu rurakwegereye aho uryamye ku bitaro, ariko Imana ivuganye nawe ngo niyikubyukije kuri icyo gitanda cy'uburwayi. Imana yungayunze amagufwa yawe, dore marayika w'umwami Imana haje kugushyiramo imitsi n'imisokoro muri ayo magufwa ndetse n'iyo mitsi yatanye. Uwiteka ngo akuremeye kongera kubaho, kandi wabonaga ko birangiye. Leta yasimini yasedrere heni wiritaya zimini kide vodrai. Kandi Uwiteka aravuze ngo ubwo kuboko kw'Imana kugukijije kuri iyi nshuro umaze iminsi ubibwirwa wanze kumva. Uwiteka Imana arashaka gukizwa ukava mu byaha, ngo dore Uwiteka gusanze kuri icyo gitanda havuganye nawe ngo byuka, ariko wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ngo nicyo gitumye Uwiteka kuri iyi nshuro yongeye kugusigaza kugira ngo utarimbuka. Niko Imana ivuze.
Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe kuko dobini sitayi gide fodra Imana ivuganye namwe ngo dore ni igihe 2024 ubwo abandi basaba bavuga ngo nzewe ibi byanze Imana iravuze ngo umuntu wese uyibaye imbere kandi umuntu wese uyizeye ngo ni igihe ibyari byaranze bigiye kwemera niko Imana ivuga kandi ni igihe ibintu byari byaranze mu maboko yawe mu ntekerezo zawe mu bikorwa byawe byari byaranze ariko Imana ivuganye nawe ngo ni igihe ukuboko kw'Imana kukwiyeretse ngo kuko ni umwaka wo gushima nanone kandi ni umwaka wo gucaha abantu bayibesheye dore ni umwaka tuwa yasiyedra ngo ni umwaka wo gucaha abantu bayibesheye abantu bose babivanze ngo Uwiteka agiye gucayura agiye kongera kurobanura abakozi yongera amenye abakozi nyabakozi Uwiteka agiye gutoranya ngo ariko Uwiteka ntabwo azarenganya ngo azaha umugisha umuntu wese ukwiye ngo kuko ni igihe Uwiteka aje gutabara abantu bamaze igihe bamuhamagara niko Imana ivuze Mana turagushimiye Hallelujah. na indi Mana yera nkawe nanikora nk'ibyo ukora uretse we Mana yo mu ijuru twizeye turagushimiye kubw'uyu mwanya w'ikiganiro umugisha abantu bose bakurikiranye ibi biganiro bahabwa umugisha n'Imana uwari urwaye akire kubw'imbaraga z'Imana uwari ufite ibibazo umubere igisubizo mu izina rya Yesu uwumvaga ababaye umuha umunezero uwumvaga atishimye iki ni igihe cyo kwishima ku buzima bwe kandi imbaraga z'Imana zerekeza iki kiganiro kugira ngo ucyumvise wese ahabwe umugisha n'Imana kandi kigira imbaraga mu mitima y'abantu bawe kuruta uko jyewe nabasha kubivuga. Hallelujah. Ndagushimiye here paya siedra heni wiri takuwa zenemene kontre heyi wiri staya siminiase do bene staya gidevo heni wiri takuwa jesimini kontre no pere siedra lelevo ya siedra ni tayo ya sika jesimini kontre redota hele bini fobra ni tayo ya siri turagushimiye kuko urubera kandi turagushimiye kuko hari abantu benshi ukuriyeho impfu z'impanuka uhabwe icyubahiro kuko wowe uri Imana yihagije kandi kuko wihagije hari abadayimoni benshi wishe bari bagambiriye guteza impanuka abantu bawe ariko ukuyeho impfu z'impanuka mu mihanda turagushimiye kuko ibendera ry'ubutsinzi rya Kristo rizamuwe ngaho umugisha umuntu wese udukurikirana kandi umugisha izi cano zemeye kunyuraho ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bawe babohoke Kristo bahera umugisha kandi ubagure nabo bagirire neza muri byose mu izina rya Yesu amen. Shalom shalom. Nimero ya telefone ni 078 91 22 42 5 078 91 22 4 5. Shalom shalom ndabakunda. Amen. Amen.